aya basiya zimiriza itaraho gato man wereke Yes, it's you. You know my life will depend on you. Yes, it's you. You know my life will depend on you. Baby. Ubu none reka nataka ikibuga neza. Nyuma y'akaririmbo ka Boss Boy na Ivan Impano. Nabankoze kosa ryo kwikora munda. Nyuma y'umusore ufite utuntu tw'utujugu utamenye utwari two. Bamwise Boss Boy dutangira filime bise ngo iki Dominique Action Packed. Aje mbatemo show agasobanura films.com abonema n'ikirindwi ukwezi mugende mwishyura ariko tubona amafaranga abahungu b'i Kigali turakennye turaserebura muvuga ngo filime ntizigisohoka so what nimuzinguka muri aho umuntu arajya kureba muri dashboard agasanga munanga ewe kandi mwirwa mubeshya ngo murafana sha Chuti ni Yesu. Yes, it's you. You know my life will depend on you. You. Yes, it's you. You know my life will depend on you. Subiza umutima munda kuko wakunze gukunda umbera umuraza burinde bucya. Amari indirimbo ni nziza we. Siko ntari naragafashe time ngo nyifiringe. Iyo gukoresha mu bukwe bwanjye nayibonye. Yes, it's you. No, my life depends on you. Fite projet y'ubukwe mwizi minsi nko mu myaka 10 iri imbere mwe mubika gatwerera. Depends on you. No, my life depends on you. Step by step ubundi dufataga selfie ureka ibyaba ex numva bafite jalousie gahunda no gupanga ubukwe baby tukabana tugahana igihango. Gahunda no gupanga ubukwe nje nawe tukabana baby. Baby nimba bisobanuye iki hako nzabarabura buriya nimba imenye senga icyambere nyisaba no mubizi ko bintu byose mba nshaka kumenya kana kari gahinda nzabatamo kuko wakunze gukunda umbera umuraza burinde bucya igisa gutamba tujyane ijoro niyo hakuya wanwaye ubutoya kira n'ubusaza. Yes, it's you. Ivan Impano kadasanzwe nyamara reka mbabwire. Yes, it's you. No, my life depends on you. Yes, it's you. No, my life depends on you. No, my life depends on you. Simba haye indirimbo ya Noheli n'ubunani ntangiye mbaha iminsi mikuru mufate Noheli ubunani nzabo bahejo nabwo mwirire show kambanze namamaze nkorere kubicara ubundi nze tuminuka. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga tukarondereza ibiribwa ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe.
urubaka inyubako yawe ariko ugahura wibaza bagufasha muri finisage, kuko muri iyi minsi biragoye kubona abahanga babigufashamo. Ariko reka nk'uhe igisubizo, reka nkugire inama itari agakecuru, maze ugane Palminium and Glass Construction Limited. Muri Palminium niho ushobora kubona serivisi z'imboneka hamwe zirimo gukinga inzu ukoresheje ibirahure no kugabanya ibyumba bimwe bizwi nka partition hakoreshejwe aluminium, gushyira ibirahure mu miryango no mu madirishya, kandi byose bigakorwa gihanga n'abahanga babyigiye. Izindi serivisi wasanga muri Palminium and Glass Construction Limited ni bathroom mirror, canopy fixed glass and skylight glass, ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Munyarwanda ntiwongere guhangayika, kuko igisubizo cy'inyubako yawe ni Palminium and Glass Construction. Palminium and Glass Construction urabasanga mu Gakiriro ka Gisozi kuri Copacom. Ku bindi bisobanuro wabonyesha kuri telefoni zikurikira arizo 0788080842. Palminium and Glass Construction Limited, ubwiza bw'inyubako yawe nitwe bureba. Aya basiya, si dutangiye filime mwese mubireba muhari. Tazagira umuntu azaye baraguza ngo byagenze bite, ngo iki niki Lionsgate, Greenstone Entertainment, Simba Entertainment, Gaheza Simba, Kapola akapasiga yabahewe nabuze umurara. Batwara bakagenda barasekya ya mabanda agenda arasanira ku muhanda. Baje batagetinze kurugiwe babo banje bishe ni mu biramu wanje bita Hector. Guja nta muntu twigeze tubabaza. Abapolisi bose akagenda bakoresha mu nyungu ze bwita, akagenda abajyana mu bintu bitiyeme n'amategeko kugeza ubwo bica imfungwa, bakica abaturage, kandi bakamufasha mu bikorwa bye by'umwijima nyine by'ibanga. Chef Santiago akenshi we ashyira mu mategeko aircraft guns cyangwa se za ndege zirasa, za mbunda zirasa indege zazenguruka. Urumva ibikoresho umugore abafite. Ariko urabizi ko Mari kuva twigana namukundaga kugeza amagingo ye. Umari ntago nkunda, none kubera ko mukorana wowe narinje kugucaho kugira ngo umbabarire. Urakuntu mwamunize umva habe no gutaka. Umukobwa ntabwo arimo arabyumva, usura sinzi ikintu ndi bukore rwose, yanze kunyumva, narabimusobanuriye. Se mukumva n'umukobwa agiye kuzagusaza neza n'akazi katakigenda neza. Shabyihorere ubu ngubu ndumva ndi hafi gusara ko neza naje nzi neza ko ndi bugwe no mu modoka. Fatuma Shati yabaye. Shani ubaye.